hanyuma rero Alex ndetse na Esther mukaba mugiye kurushinga, mukaba muri kwinjira mu gihe ubushakashatsi butwereka ko hari imiryango imwe, reka nego kibikuba ngo mvuge ngo myinshi, ariko niyo urebye statistique cyangwa se barurisha mibare ntabwo ari imiryango mikeya iri gusohoka. Umuntu ashobora no kwibaza ngo ariko hari ahantu harimo iki benshi batarageramo, baba bumva bashaka kwihuta bageramo, ariko bamwe mu bagezemo bagahita bashinguramo ikirenge bakavamo bakagenda, ukibaza ngo hari iki. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi w'ubukwe, kandi ntabwo ari uyu munsi gusa, maze iminsi nganira n'abageni, twaganira ibintu byinshi bitandukanye. Ni nayo mpamvu twongera gutanga inyigisho. Ndahamya ntashidikanya ko umwanditsi w'irangamimerere yarabigishije bihagije, nawe abaha inyigisho. Yewe ndibuka ko nongeye no kubabwira ngo nyabona abari baje kwandikisha ubukwe mwicaza aba bana mu baganirize. Ndatekereza yuko umukoro twabahaye bawukoze. Nagize umwanya wo kubabaza ngo barabaganirije, Esther ba masenge barakuganirije, Alex banyokorome n'abandi barakuganirije na pare na marene, kubera yuko uru ni urugendo rurerure, ariko nanone ni urugendo rworoha iyo banyirarwo bagizemo uruhare rukoroha. Ni n'urugendo rukomera iyo banyirarwo batabigizemo ubushake, kuko urugo ntabwo rwubakwa n'amarangamutima gusa. Icyakora ibyabahuje byinshi, kenshi bakakanya wabapima yasanga byinshi biri ku marangamutima. Waramurebye uramukunda, siko bimeze, nawe aragukunda. Niyo muganira, ngira ngo twarabiganiriye bijyanye na ka gataburiya, sibyo? Muri abageni iyo bakiganiriye bagihura baba bambaye agataburiya k'umweru. Mujyabona abataburiya abarimu bambara uyu munsi cyangwa abaganga, burya akaba ari agataburiya yambariye ku yindi myenda. Hanyuma rero akora ibishoboka ngo ka gataburiya katandura. Uko ni ku rukundo rw'abasore n'inkumi akenshi rukunda kuba rumeze. Buri wese aritwararika ngo mugenzi we atagira ikibi yagira gute yamubonaho. Niyo yaragiye gusa naho amwereka areyashisa ahita yigarura. Ni urugero niba aragiye kurakara ahita yibuka ko ari kumwe n'umukunzi we akihangana agapfiramo. Niba ari wa muntu wenda nawe yamurakaje, barabizi ko twaguze kugonganira ku gihe, umwe muri bo yica igihe, umwe akihangana. Ariko birashoboka ko hari igihe kizagera agahita amwereka noneho uko areyajiza. Niba ashobora kurakara akabimwereka, kuko iyo bamaze kubana ka gataburiya kari gatwikiriye imyambaro, ariko agatwikiriye ingeso. Wenda nibitinda mu kwezi kwa buki 2, 3, 4, 5, menya bitarenga umwaka. Menya bitarenga umwaka, kuko hari ningo dutangira kujya kwinjiramo umwaka utaragera. Buri wese agataburiya arakazinga akakabika, hanyuma agasigara agaragaye uko agize gute, uko ari. Nibwo rimwe na rimwe hari abatangira kwikanga ngo burya nuko ngo kuvuga, kuko mbere yari hanganaga akamubwira neza, ariko mu mutima ariko ugatisha sinjye uzabona ugera iwanjye, utagira ngo ibyo wigira uzakomeza kugira gute kubyigira. Hanyuma umwe akaba arikubise nukurakara, kubera ko ka gataburiya ntabwo kashoboraga gutuma bareba ibiri imbere. Ariko mu rugo ntabwo wabihisha rimwe, ntabwo wabihisha kabiri, uko ugaragara ni kuri. Niyo mpamvu rero benshi bajya batungurwa, yamara kubona zimwe mu ngeso zitangiye kugaragara. Hari uwambwiye ngo base ntakubeshye, Innocent nashatse. Ubwo ni muvuga aba Innocent ni benshi ntimwamenye wari we, sibyo? Sino muri aka gace. Arambwira ati ntabwo Innocent nashatse ari Innocent mbana nawe. Niba Innocent babiri batandukanye, naratunguwe narumiwe. Uko niko akenshi bigenda. Ariko ijambo ry'Imana ryo rimaze kutubwira ibintu bibiri ariko bitaho bihurira.
Igitabo cy'Imigani bica 24 murongo wa 3 n'uwa 4 baratubwiye ngo ubwenge nibwo bwubaka iki? Dushyizemo amarangamutima. Ubwenge nibwo bwubaka urugo ngo kandi ugakomezwa no kujijuka. Ubwenge no kujijuka. Udufite injiji ziri mu rugo zakuruwe nuko bakundanye gusa bahita bihuta, ariko akaba ari injiji yigendera. Umugabo akaba akubwira ati bazi ngewe umugore wanjye yarananiye, ntashobora kumenya guteka, ni wa muntu udashobora kumenya kwakira abashyitsi, ni wa muntu w'injiji aho ngaho yagiye itarahanuwe, yagiye itarabwiwe uko bigenda, ni wa muntu ugira umwanda no kugira ngo akore mu cyumba akore isuku nuko banashakuje. Ariko ijambo ratubwiye ngo ubwenge nibwo bwubaka iki? Urukundo ni ngombwa, ruranakwira rero rwabahuje, ariko ntiruhagije. Urukundo rwonyine ntabwo ruhagije kugira ngo urugo rugire gute rukomere. Birasaba yuko mwebwe mugiye kurwubaka nawe mwabwubatse mushyiramo iki? Ubwenge. Ariko reka mbabaza, ubu umuntu ujya mu kabari akageza saa 9 z'ijoro ari mu kabari, muzi n'ukuri inzoga z'uyu munsi zihenda. Njye sinzi uko zigura kuko nazinywa, ariko uko biri njya mbyumva bavuga ko zihenda cyane. Amafaranga yose akoreye akayanywera, ubundi babona tumwita umunyabwenge? Nitumwita injiji turaba tubeshye? Murambabara ntabwo ndi gutukana, kuko ijambo ry'Imana rikutubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka iki? Bivuze ngo udafite ubwenge uburi iki? Kandi udafite ubwenge urugo ntirwubakwa. Hari ingo zimwe zubakiye ku kaguru k'umuntu umwe, kuko undi yarahobewe yararekuye, aragira ngo ati aho kugira ngo risenyuke reka ngerageze, reka nshyiremo imbaraga zanjye. Kuri buri ruhande rero hakenewe ubwenge ngo kandi no kujijuka. Kujijuka batuye ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kugira gute? Kujijuka. Iyo tuvuze kujijuka si ikintu mwumva mwese yuko twiyungura ubwenge uko bwije nuko bugize gute nuko bukeye. Aba bageni rero narababwiye ngo mutagira ngo murize icyo nkoze ndemye igihuru kugira ngo murebe biva mu rugo, hanyuma nimurangiza mujye kwiga amanywa n'ijoro. Dufite abantu yashyize umugore mu rugo biba birarangiye. Dufite abagabo avuga ati icyo nashakaga n'umugore nguyu, umugore nawe ati icyo nashakaga n'umugabo, birarangiye. Hanyuma kwakongera kumva ko rwa rukundo rurabagarirwa. Ni gute nabagarira urukundo? Birasaba kujijuka. Ubu rero ndagira ngo baho umukoro, baba bashene muzarwubaka ejo, baba mwebwe mu rwubatse, ndagira ngo babwire ngo inyigisho benshi bishyura uyu munsi zitangirwa ubuntu. Icyakora we nawe kiguzi uzatanga nuko wabashyira bamamega. Musubire mu ishuri mwige. Abigisha kuri social media barahari benshi bigisha uburyo ushobora kubaka urugo rugakomera, kuko njye mu minota mfite ntabwo nabishobora, ntabwo naje kwigisha. Siko bimeze? Fondation. Hanyuma ibyo bikoresho mujyanye mugende mujyubake kuri fondation, hanyuma muzasakare kandi inzu yanyu izabikomeye nta gushidikanya. Hari igihe turebera inzu inyuma tuvuga ngo mbega inzu nziza isize amarangi meza, uko niko rimwe na rimwe ushobora gusanga umugore n'umugabo bicaranye ahangaha muri ubu bukwe kuko bwabaye, bakaba bicaranye tuvuga ngo mbega abantu bishimye we, ariko mwimbere nibo bazi niba bishimye cyangwa niba batagize gute. Akenshi tubona amazu yubatse tukavuga ngo ni meza, ariko ikigira nziza ni ugukomera kwayo. Ikigira nziza naho iteretse. Umwanya dufite ntabwo twemereye, ariko ndabifuriza kugira ubwenge mu byo mukora, uko byinshi mu byemezo dufata kenshi tubifatishwa n'amarangamutima tudashyizemo iki? Ubwenge. Ikibibamenyesha nuko nimujya ku mbuga nkoranyambaga muzumva bamwe mu badamu nibo kenshi bajya kuri social media akubwira ngo iyo amenya ko gutandukana ari uko bimera, simba naragize gute naratandukanye. Bikomera kuko hirya y'urwo rugo nta kindi kiza gihari. Aho niho Imana yakurebeye ibyishimo, aho niho Imana ibaremeye umunezero, aho niho hari amahoro yuzuye, ariko tuyagiramo uruhare hamwe n'Uwiteka Imana wenyine umushinga. Imana itugire neza, Imana idufashe kugira ngo buri wese yongere asubire ku isoko, yongere yibaze kera mugikundana
byari bimeze neza, ariko uyu munsi habaye iki? Niki kiri gutuma ababanye bakundanye nta wamugutsindagiyeho? Niki kiri gutuma mureba ukumvura mwanze? Niki kiri gutuma nta cyiza wamwifuriza? Bavandimwe, ndabifuriza ingo nziza. Reka izari ziri mu manegeka bifurize ngo nimugende mujye gututira ibiti, muze muzisane, aracyari amahirwe. Nifuriza abageni bacu ni ukuri nimugende mujyane ibikoresho byuzuye. Nifuriza abasore n'inkumi ngo namwe nimwitegure neza. Mu rugo n'ibyishimo, mu rugo n'umunezero, ariko umunezero mwagize mu ruhare. Ntimugire ubwoba, dufite abanze gushaka ngo twabonye ngo abagiye uko bimeze. Ni ukuri mu rugo n'ibyishimo, nta hantu wakura ibyishimo nko mu rugo, ariko ibyishimo ntawe uzabiguha, ni wowe uzabigiramo iki? Uruhare. Esther na Alex mu minsi iri imbere tuzaza kubasura, hanyuma tuzasanga rwose bimeze neza, kuko uyu mwami mwiza yazabashoboza. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, kuri uyu munsi w'ubukwe turasenze ngo aba bana bawe ushingiye uyu munsi ubashyigikire kandi ubaherekeze, kandi ubabere ubwugamo, ubatabare. Mwami, ijambo ryawe tubwiye neza yuko iyo mivu nta wayihamagara, iyo mvura nta wayihamagara, ariko icyo tubwira ni ukubaka urugo rukomeye, kugira ngo biramutse bije bizasanga urugo rwacu rukomeye. Sabiye Alex na Esther, urugo rwabo rukomere, kandi ni ukuri barushinzwe kuri Kristo. Sengeye ingo ziri mu manegeka ngo wongere uzisure, aho ibyishimo byabuze, aho urukundo rwabuze, aho abantu basigaye babanye nk'abaturanyi batagize icyo batwaye, abo nabo bariho, ariko hari n'abandi basigaye babanye nk'abataziranye. Ariko reka kubwira ijambo hagira ingo nyinshi zongera kubakwa mu izina rya Yesu. Aho urukundo rwabuze, aho ubwenge bwabuze, wongere utange ubwenge, kandi ijambo rikatubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Reka barinjiji n'abarabaswa kubwira ijambo Mana, wongere ubahishurire iby'ubushake bwawe ku ngo zawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ibintu byose iyo biri mu Imana Data, iyo biri mu Mwuka Wera, bigenda neza. Ibintu byose iyo biri mu Imana Data, iyo biri mu Imana Data, bigenda neza. Bigenda neza. N'ubu bukwe bugenda neza, kubera ko buri mu Imana bugenda neza. Byose bigenda neza.